tuganire tuziranye haramutse hari abashyitsi baturanye n'urugo rwa Bucyanisa bataza abarangi bamurika kuba tukabakarira yaba atarimo nabwo wenda ubwo kugira ngo abenshi twabonaniye mu muganda twabonanye ese hari abarimo barika ni byiza cyane haba harimo umuyobozi se mu nzego z'ibanze cyangwa n'abaturage baturanye nawe bisanzwe hari umuyobozi muri abaturage basanzwe uriya muyobozi ushinzwe umutekano wamuhaye amashyi mukamwakira muri make kugira ngo tangire muri izi mbaraga z'Imana yahaye abavandimwe b'abahereza batandukanye bavuye impande hatandukanye kugira ngo duhere ibumoso hariya atangire yivuga naho yaturutse naho akorera umurimo w'abarangi bityo ejo neza ubundi ushobora gusanga bamwe muri twe twicaye aha ngaha duturanye nawe ukajya usanga dukora urugendo rwo kuza kwa Isa kandi twakabaye duhiniye bugufi kuko umurangi ni si umwe murakoze cyane bikore byose kugira ngo twinjire mu bikorwa n'ibindi nitwa Murekatete Beatrice nkaba naturutse mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza mu murenge wa Mukingo nkaba ndi umuhereza w'abarangi usengera muri idini kugira ngo aba bantu turi kumwe basobanukirwe batumva ko hano ari idini ryavutse akaba yashinze umusigiti w'Icyana Isa uburyo muvugaho naho musengera kugira ngo tuze kugusha nyirizina abantu bashe gusobanukirwa umurangi n'iki nsengera mu idini ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi mu Rwanda nanjye nitwa Basengere Speciose ni umuhereza akazi w'abarangi ngiriya mu Kigesi umurenge ni wa Rugarika nanjye nsengera mu wa Gaturika umufasha wanjye ndumva nta kwivuga kandi ahari gusa nitwa Mukamutari mugire ubusenge nitwa Mwizere Vitali itorero dusengeramo akaba ari Abadiventiste b'umunsi wa karindwi amahoro y'Imana bane namwe yitwa Muzinzi Asumani ndi umusilamu mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Mageragere akagari ka Nyarufunzo nanjye banyita Nyiraguhirwa Asuma abantu akazi w'abarangi umusingiro hano mu Rwanda nanjye nitwa Dusaba Christine abantu mu ntara y'umujyi wa Kigali akarere ni Nyarugenge mu murenge wa Gitega abagiye gusengera muri Restoration Church Isingi amazina yanjye nitwa Nyirabakunzi Abdu
navuye mu nkoto umurimo w'abarangi mukorera iki ni umusiramu umusingi wa n'abarangi umusingi nanjye nsengera mu muryango w'abakatoliki mu Rwanda yitwa Bazambanza Vincent nkorera mu ntara y'umujyi wa Kigali umurenge wa Kigali aho bakunze kwita Ikarama niho ndi gukorera umurimo w'abarangi karibu kandi umusingi yitwa Nizeyimana Kalisi ni mu karere ka Gasabo umurenge wa Jabana nkora umurimo w'abarangi abandi umugatolika umusingi wahereza abarangi nitwa Banguye Faustin ni umuhereza w'abarangi asengera muri EPR ariko ntuye muri Gasabo umurenge wa Gisozi umudugudu wa Kanyinya murakoze cyane mwese nitwa Ntaganzwe Innocent ndi umukirisitu isafi abantu rero umurimo w'abarangi gukorera hano mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kacyiru ari ka Kibaza ujya mukunda ari ka Kibaza ari keza kabasirimu kai kaje umudugudu ubanye n'akagari gaturi yo gitifa ari mu biro abandeba mu rugo metero 50 cyo shaka kubona uko abarangi bari hose ntabwo abarangi baba mu giturage gusa abarangi mu mujyi barahaba ubu ko ntuye ugire ngo aho njya kuba perezida w'Igihugu akorera ugire ngo ni mu bitoro byinshi reka da ha metero 500 ziri uri kuba ko n'abari kandi rero sinshidikanye ko abazi kuko ntabwo uri abatabazi rero nababwira nuko kuba atazi umurangi ntabwo uko wabivuze si idini umurangi ni umutabazi atabara abantu abarushye abaremerewe abafite ibibazo bitandukanye kuko tuba dufite ibibazo twese bitandukanye ababaswe n'urumogi kwicwa n'urumogi kandi uzira iki uzira ibigutera atari ukuri mubi atari ukuri iki n'ibyo umurangi abikoraho twose mubona byababereye amayobera murakoze wenda tubaza kubya tuganira usinye nawe nitwa Mwami Valence Abubakari ntuye mu karere ka Kamonyi umurenge ni Rugarika akagari ni Kigesi umudugudu ni Mibirizi sengera mu Bayisilamu ikindi gikurikiyeho nakurikizaho abarangi mu rukundo rero icyo nabasaba n'abarangi isaha none ahangaha murangi dutoza urukundo ntago twaje ahangaha kwa yuko nta rukundo dufite abo no kugira ngo dukomeze urukundo ubwe nagira ngo mbabwire ngo n'abandi bataje hano batabonye ibyiza byabereye ahangaha cyangwa n'ibyabereye hano ugende mu babwire muti umurangi aratabara kandi amateka akagira guteye agahinduka rero urukundo umurangi abasaba ni mu rushumangire icyo ni cy'umurangi ngewe arimo kunuma aya masaha ikindi rero mutuze kubigiye kubera ahangaha
batwakiriye. Ibindi bigiye gukurikiraho, marayika duhana umugisha mwebwe natwe murakoze. Abakozi umuhereza usigaye miliyoni yivuze yahereye hariya, ariko umufasha umuhereza akazi yahageze nawe twa mwanya akivuga amazina. Mu karere ka Nyanza nta byinshi navugaho kuko nzi ko nk'abaganiriye babanje kugira ibindi yavuga byinshi. Murakoze. N'abavandimwe be twabonye hariya bafite uko bumvaga umurangi utandukanye, ariko uragira ngo wenda basobanukirweho uko umurangi akora katari idini ahubwo ari ivuriro, kuko ndahamya ko bamwe bagiye bavuga ngo abarangi ni inzoka ngo tubane nazo mu nzu, kandi nk'umuntu ushinzwe umutekano ngira ngo ujye usanga mukora umukwabo, hari umuntu warara n'ihene mu nzu mutekano. Ngombwa ukuntu leta y'u Rwanda yaba idashaka abantu barara n'ihene mu nzu, wowe ukabana n'inzoka mu nzu. Siko wabyumvaga? Niko wabyumvaga. Rero ahangaha ni umwanya imbaraga z'Imana ziba zashatse kugira ngo habeho amashira kinyoma, bibeho ku mugaragaro. No mu mwanya uza kuza uraza gusanga urebe ukuntu aba bantu bafite imbaraga zivura Imana yabahaye baza kuvura muri bamwe barwaye hano, bakavurira ku mugaragaro, kugira ngo ejo n'ejo bundi ujye uvuga ibyo wabonye, sibyo utazaye kuvuga ibyo utaruzi. Rero ni byiza kugira ngo ibintu be, kuko abarangi bakorera habona ku mugaragaro, sibyo. Niyo mpamvu aba baturanyi Bucyana Isa na madamu wasanga bari batuye hano ariko mutazi ko izi imbaraga bazifite zitabara abantu, sibyo. Ariko bose bagiye bavuga batanga na message bavuga ko umurangi ariko aruhura abarushye n'abaremerewe. N'ejo bundi rero nugera no mu mudugudu umutuyemo n'iryo nene mu baturanyi basanga ari umuntu urwaye warembye uyivuje kwa muganga, bakajya ubwo bakazana mu nzu bakorosa, umubwira uti nyamara hari ruguru umugabo bita umuyisilamu bita Bucyana Isa uvura, uzamumugezeho, kandi nizera ko mu nshingano Imana yamuhaye nta muntu azasubiza inyuma, sibyo muhereye? Nta muntu azasubiza inyuma. Ni muri ubwo buryo twabaho umwanya ba nyir'urugo bakaduha ikaze, bakagira n'ibyo bavuga ku murangi, bakongera dusubiramo hano turi ni mu kahe kagari, ni mu muhe mudugudu, ni mu muhe murenge, kugira ngo bamwe na bamwe bashobora kuba batabizi ariko baza kubw'urukundo kugira ngo bumve iby'umurangi ariko batazi ngo hano ni hehe. Murakoze, umwanya n'uwanyu. Uyu munsi ni umunsi mwiza Imana yaduteguriye n'abamarayika kugira ngo uyu munsi tuzawuhurireho twishimye, kubera ko ibi ngibi umurangi umumarayika Ruhanga yari yarabitwijeje, yaranabitubwiye yuko umunsi nk'uyu nguyu uzabaho, kubera ko tugira amahirwe yo kuba twebwe Imana cyangwa abamarayika bakatwereka ibintu mbere yuko bizaba, ariko yari yaratweretse yuko iki kibanza kizazamo itente tukakiramo abana b'abarangi, niyo ngo wateka ibuye rigatota nta handi cyagombaga kujya.
mwongere murange amashyi kugira ngo kubera ko ibye iyo atari yabikemura ntabwo iyo atari yabikemura nta handi hantu agomba mpaka abanza akemure icyo yagusezeranyije cyangwa icyo yakweretse kugira ngo agire ibindi akora. Abantu rero nabashishikariza yuko cyambere wageze imbere y'umurangi byose birashoboka, ni amahirwe, ni impano uba ubonye, ni byiza uba ubonye kugira ngo ubashe kugira umutima utuje, ubashe kugira heza ejo imbere hazaza. Ubundi amazina yanjye rero banyita Bucyanayisa, nkaba ntuye mu murenge wa Nyagacaca, akagari ka Ruyenzi, umurenge wa Runda, umudugudu Nyagacaca. Aha hantu rero ni umurangi wahankinguriye, araza mu kibanza ko kimeze gutya, murabona nta cyari gishishe, imodoka yinjiyemo imena amabuye. Urumva ibyo ngibyo byose ndabishimira umurangi yuko yampaye adashyizemo amazi. Nkaba rero nari narangiza yuko nabwiye ko nitwa Bucyanayisa, nkaba ndi umuhereza w'abarangi, amazina ye nkaba ndi umusilamu, nsengera mu basilamu, n'umudamu wanjye ari umusilamu, tukaba tuvuza abarangi, tukaba umuntu wese tugannye, yaba ashoboye yaba ntacyo ashoboye, yaba afite ubushobozi ntabwo afite, umurangi adutegeka urukundo, akadutegeka kumva, akadutegeka kubana kugira ngo tubane n'abantu. Nicyo kintu cya mbere. Nkaba rero dushimira abarangi kuba baduhaye abashyitsi, tukaba tunasaba ko abashyitsi baduhaye nk'uko bageze hano amahoro bakaduha ubufasha, tukajya mu muganda, umurangi agakingura amayira, tukajya mu muganda amahoro, tukongera tukagaruka amahoro, tukaba tuje tukaza mu gikorwa cy'abarangi. Tukaba tunamusaba kugira ngo baze kudufasha nanone tuze kugisoza amahoro nk'uko yagitangiye amahoro, akaba tumusaba kugira ngo anagisoze amahoro. Bana b'abarangi rero muzajye musaba mwizeye, kubera ko iyo wizeye byose birashoboka. Bababwiye ngo muzajye mugira ngo urukundo nicyo kintu cya mbere. Burya utagize urukundo ntabwo ejo uzabasha kubiba ya mbuto y'urukundo. Ese uzayibiba uyikuye hehe? Nurangiza ukereka umwana ukamwereka ko uriya muryango wari mwiza uwukunda, ejo ukamubwira ko atari mwiza, ntabwo uzaba ugize neza. Ahubwo rwanira kugira ngo wa muryango weretse umwana yuko ari mwiza, uzarinde wa mwana usaza umwereka wa muryango ko ari mwiza. Ariko nurangiza kumubwira yuko umuryango ari mwiza, ukazongera ukamubwira ko atari mwiza, uzaba ukoze amakosa. Umurangi niwe uzakwihanira. Wishaka rero kugira ngo umurangi azaguhane, ahubwo wakoze ibyiza. Wakoze ibyiza, kubera ko nutuzuza inshingano umurangi bazabiguhanira. Abamarayika, Imana Ruhanga izabiguhanira. Kubera iki? Kubera ko watangiye inshingano ntiwazisoza. Nkakunda umukuru wacu w'igihugu ngo kubera iki uri gukora ibyo udashoboye? Kubera iki ese waba uri kubikora ukaba uhari utari wabikemura? Bikora ubikemure, kubera ko kubikemura ni inshingano wahawe kandi wasabye, uzisaba uzikunze kugira ngo uzabashe gukemura za nshingano baguhaye. Ziriya nshingano rero ntabwo zihabwa n'abantu, uzihabwa ukora isezerano n'Imana. Ngiye gukora isezerano n'Imana yuko umpaye kuba nzahagararira bano bantu, yuko nzafasha bano bantu. Zisoze rero kugira ngo uzabashe gufata ibihembo. Duharanire ibihembo rero kugira ngo ejo tubazaduhembe. Ariko nudaharanira ibihembo, ejo uzahura n'ibihano bikubabaze kandi utari ukwiriye kubabara. Rero nabashimira umurangi,
kandi ishimira umurangi ni uko umurangi afite imbaraga, arakora, iyo umwizeye aragufasha, iyo umwizeye arakora, ariko iyo utizeye nta musaruro uzabona. Bana b'abarangi, amagambo, ijambo ry'abarangi, amagambo y'abarangi, amagambo y'Imana, amagambo y'abamarayika ni menshi, nta nubwo ushobora kuyavuga ngo yarangize umunsi wose, ntabwo ushobora kuyavuga ngo yarangize umunsi wose. Nuko rero buri muntu wese impano afite agenda abavunguriraho gatoya. Niyo mpamvu buri gihe babasaba ngo muhore imbere y'abarangi cyangwa muhore imbere y'abahereza, babigishe cyangwa bagende babavunguraho za mpano Imana yabahaye. Ndabashimira rero abahereza n'abaherezakazi n'abana b'abarangi kuba mwese abitanze bakagera muri iki gikorwa cy'umurangi, yuko umurangi ari uzabihembera, kubera ko nta iryo rero ntago n'ishimwe ry'umurangi. Umurangi ngo ntago arya ntaganywa, ariko abana be iyo bishimye arishima, akabakingurira, akabaha ibyo bashaka byose, kubera ko ntacyo mwabona mu muhemba. Igihembo cye ni ukurambura ibiganza ugasaba ati bamarayika bamarayika ba Ruhanga, ni mwebwe mundeberaho ntareba, ni mwebwe mufite imbaraga n'ubushobozi, mumbe hafi, ibyo mbasaba mubimpe cyangwa mubinkingurire, mumbashije kugera aho ntagera. Ariko igihe utarambuye ibiganza ngo usabe, kubibona bizakugora. Ikintu cyiza cya mbere rero nuko buri muntu agomba kumenya ubwenge, kandi buri muntu agomba kumenya iriba bavomaho, nawe akarivomaho kugira ngo azabashe kubona ibyiza. Ntabwo rero nayavuga ngo nyarangize, reka nababwiye ngo buri muntu wese aba afite inshingano ze cyangwa impano y'Imana yamuhaye agomba kugira abayigezaho, kandi n'abayigejejeho ejo bakazagira itama ryo kongera kujya kuyishaka. Hano ndi kumwe n'umuhereza mwita Uwizeyimana Zamuda, ariko arimo arambwira ngo ndivugira. Reka mureke yivugire. Ubusingi Ndishimye cyane, ndanezerewe muri iki kigabiro hatujwemo n'umurangi. Nishimye cyane birandenga, kandi umurangi mubona buri munsi, ariko uyu munsi byandenze. Bana b'abarangi, bahereza b'abarangi, namwe bashyitsi, aha nkatuye kubw'inyemero y'umurangi. Yewe nkunda abarangi cyane kuko nabageze imbere ndushye, ndemerewe, ndwaye indwara hahandi nivuje, imitungo irashira, imodoka zirashira, ndwaza abana, mbese hahandi narisigaye mvuga ngo wakwifuza n'urupfu. Bamarayika basasire simbigaruye, ariko iyo wageze imbere y'abarangi uba wabonye byose, wabonye ubugara, wabonye amahoro, uba nta nzitizi n'imbogamizi byose yaba ikugenderera. Umurangi arasingura akigezayo, ubundi umwijima bakigezayo, ukagendera mu mucyo. Rero ndashimira abarangi cyane, kuko ngewe iyi shonga marayika yanyeretse, buriya abana b'abantu turirwanirira, ariko icy'umurangi naho kijya. Yanyeretse twaje gutura hano harimo amateke y'amadini atandukanye hano, ariko bitewe n'uko ukuntu twatashye hano, umurangi avuga ati mugende tubatware muki. Yabonaga inzitizi ngiye guhura nazo, nari ntuye mu manegeka muri Kigali, ambwira ati tukurinze kwikorera amabati n'inzugi. Rero tuvugana natuye aha, naje gutya, umurangi arambwira zuzuza, kandi ari kubikora. Abantu bamumera umurangi amashyi. Naje hano bimeze, navuga umurangi, ndashima umurangi cyane cyane, ariko byimazeyo kuko ari gukora. Ikintangarugeraho nimutse, ubu abari banguriye babaye piyave y'ibihumbi 150 yo kujya gukodesha kugira ngo baveho mu manegeka, ubu barabimuye. Rero nicyo shimira umurangi cyane, wageze imbere y'umurangi abasha kukurebera marayika wawe imbere, akareba igihari, akareba n'ibyiza, akareba n'aho akwerekeze. Wowe uharanira intumbero y'umurangi akwereka, ukagenda imbere, bya bindi by'inyuma wagenderagamo ukarekura, kuko bazira ikibi n'igisa nacyo.
ndashima abamarayika ndashima n'abamarayika bayo rero kubw'imirimo n'ibitangaza ngiye bankorera barankunda yandenze nabonye ko umurangi arankunda hahandi niyo waba udafite ari ku murangi aguha umuryango mugari yandenze birashimisha ngewe ntabwo nabona ukuntu nabivuga muri njye nagize emosiyo ndarira mbonye abantu bangana gutya mu kigabiro cy'abera ndavuga ariko mwabarangira burya mu nkunda bigeze ahangaha niyo mpamvu nzabagwa inyuma cyagiye nari ndi gusatira imva nivuza bikanga ariko ni mwebwe mwamuye mu mva niyo mpamvu nzagwa inyuma y'umurangi ikindi njya abana banjye mu mukunda umurangi cyane kuko hari aho tuvanye hari n'aho tugejeje twebwe nk'abana b'abantu iyo tutari twamenya umurangi turirwanirira iyo biyobyabwenge ibitari mu mwanya ubwo busambanyi mbese ubujura mbese ariko iyo wageze imbere y'umurangi bazira ikibi n'igisa nacyo urarekura ukagendera mu mucyo hahandi abana banjye barambwiye ngo ariko mama ko wameze umurangi cyane ugakabye nabwo ati reka mumire ariko iyo nagera imbere y'umurangi mba narapfuye naribagiranye ubusingi ndashishikariza rero abana b'abarangi hari aho twabanje guca kugira ngo tubone kwambara iyi kamba umurangi yatwambitse hari aho twabanje nawe mwumve ko muharanira ibyiza by'umurangi mwumve ko muharanira imbere heza shishikariza n'abatari bagera imbere y'abarangi ugira amahirwe no kuba ageze imbere y'abarangi kuko muri njyewe mba mora igihe cyose numva afite umunezero no kuba umurangi yaranyubakiye akaba amahoro mu rugo naragera imbere y'umurangi ni njyewe wumvaga ko urugo ari mu manegeka nkajya mvuga ati urugo rurutwa n'irimbi ariko icyo cyose bageze imbere y'abarangi kivaho ukibera mu mahoro kimera nk'umwana w'amezi 5 sibyo ibyo rero ndabishima umurangi cyane reka no kwiharira ijambo ariko mwumve ko abamarayika b'Imana bakoze ruhanga we wenyine wabashije guha abashyitsi abo mu majyepfo bakabaha imihanda impande n'impande zose marayika w'Imana bongereye bamwaje kudushyigikira muri uyu mudugudu wa Nyagacaca ko buriya umurangi ajya gukingura hari icyo ashaka kugira ngo arokore rero nabwiye ngo abanza kureba imbere igihari akingura icyo ashaka kugira ngo arokore abana bayo ubwoko bw'Imana ni muri iyi minsi banatangirwaga raporo ingoma yabaye ingoma ese ko bagiye kwimuka abantu bahunga ingoma muhereza yarabwiye ati ziko se ingoma aho ivuga ko ari amahoro mukamwenga amahoro inyoni zo mu kirere nizivuga imodoka zigahinda aho muzahongerayo uyu ni umuturanyi n'icyamani w'umuryango wa FPR yaramubwiye niwe yaregeye amureye abwira umuhereza aramubwira ati jewe sinjye uvuza ingoma n'abarangi bayivuza muzagire mu hagarike nibabemerera ariko nzi ko umurangi aho yashyize ingoma igomba kweta wa wundi niyimuke kuko afite ahajya ndashima umurangi rero kubwisabo twasabye baramuturishije ibintu abisubiza mu nzu baraduye burya umurangi regajya kugutuza hano ariko abona hari ikibazo utaha nsurwa aba baturanyi baje hano fatanya gukora n'abari ab'umutekano bose bari hariya nyigera hano babashije kuza bagomba hakaribo baricara ahubwo niba abandi baza barangi bagenda babahisha nasanze benshi baza barangi kuri uyu musozi kuko ngewe njya kwimukira hano kuri iyi sina dore iyi ngiyi hari inzu nasanze ururembo ariwo muhereza uheruka kwitaba Imana bahuriye Kimironko umuhereza aramuzi urugo rwe rwaraho hari ise akajya ngo ati sabira umuntu ugiye ndasaba ariko nkajya saba nkabona boroye inkoko nyinshi nkabona baroroye umurangi arambwira ati sabara umuhereza ugiye kuva mu mwuka nanjye ntabwo nzi ko ari umuhereza nabimenye nyuma ariko papa nono haje mbona umuhereza akazi baje gukora umukeka rero aka gasozi kaza barangira ko niba bandi mbese rega umurangi bananirwa nibibarimo nibyo bibananisa ukumva ko bagenda bihishira ngere nageze aha ni mu barungi handi heti ingoma handi hari amagini hari amashitani habaye mu mashitani kandi ntago bazi ko muri urugo hari amahoro yuzuye ndaryama nkasinzira aho wa wundi birimo
yarivuje afite uburwayi agiye mu mahanga ajya mu kizungu nubwo ari hariya muri iriya nzu ni wa murwayi utava mu rugo umudamu niwe ukora ahubwo ngewe mfite inshingano zo kumusabira bakazahura nashimiraga umurangi kubw'imirimo n'ibitangaza nkorera kandi n'ubundi aracyakora ndashima cyane ko umurangi yampaye umuryango nuko yakwanga umuvandimwe umusaza wawe yakwanga yewe nyogosenge yakwanga ariko iyo yageze mu barangi ufite byose ntabwo wapfa ngo uribwe n'imbwa sibyo icyo shimira abarangi cyane murakoze marayika w'Imana akomeze abarinde kandi imihanda yabahaye n'ubundi nzi ko marayika yateguye ndongera ashimira umurangi cyane uyu munsi yamureye ibitangaza ku buryo babandi batangiraga aho bagezeho ndashima cyane na mama yaje yagaza ngoriya yarambaye arikwije ariko icyo shimira marayika cyane asigaye akunda abarangi aho bakambwira ati se kanaka duturanye ubu ntabwo mwamuvura muri rya vuriro ryanyu mama haguruka bagusuhuze abafite undi mubyara wanjye w'umupolisi afite amanyenyeri ariko ku kazi ntabwo bamusezereye yavuye Darifuru ararwara ubwo abandi bishima mu mafaranga we yahise ajya mu bitaro yaraharwaye imyaka 5 arwaje n'ikigo cya gisirikare Butare banga kumusezerera yarahinamiranye cyane ku buryo bamukuyeyo indwara zarabuze agendera mu igare ejo bundi abarangi baranyimukira ndamusabira bambwira ko ngomba kumuhamagara kuri telefone bamukinguriye akaza kumukeka ariko acyumva bya bindi mwumva ngo muhisha abarangi hari benshi bananiwe naramuhamagaye tambwira ati ahubwo ndaje ahubwo finale aje ntiyabura inzitizi cya kindi kimurimo kiba kidashaka kuvamo ariko yabyumvishe vuba byarangiye ambwiye ati reka mbe ndetse ariko isaha nawe nigera azaza umusenyi marayika wayo rero ko ari gukorera umuryango wanjye kandi ndeye ikiraro nzi ko ibyo ari gukora n'ibindi byose azabikora akatunganya umusenyi cyane kubwo impanuro n'inyigisho baduhaye zirimo inyigisho zakabaye zidufasha ariko byose bidushingira ku rukundo ni ukuvuga ngo kuba dufite urukundo nuko tuzi Imana sibyo kuko Imana ni iki rero icyo murangi dufasha nuko dushimangira urukundo kugira ngo ejo n'ejo bundi nk'uko ubona umurangi yaturage tukaza hano kumutaramira hano no ku cyumweru tuzajya hano no ku kindi cyumweru twese tujye tumva ko hari aho twahamagawe tujye dushyiramo imbaraga rwose tubisengere tubisabire tujye niyumva cyane cyane rero ndabwira aba bavandimwe iburyo y'umuntu arenze umwe babaye benshi kandi bashobora kuba batanga message ikagera ku bantu benshi batari baza abarangi ngira ngo bumvishe amashusho y'inyuma y'umurangi umurangi atari amashitani ahubwo ari imbaraga z'Imana zikorera mu bantu zivura abantu zitabara abantu twese ngira ngo twahuriye hano twahuriye imbere y'umurangi dufite uburwayi butandukanye kandi twaravuye turakira yewe n'abakivuza bafite icyizere cy'uko bazakira ni muri ubwo buryo kugira ngo dukoreshe igihe neza kuko umurangi akorera ahabona akorera ku mugaragaro kugira ngo aba bantu Imana yaduhaye bavurisha imbaraga z'Imana hari abantu bari bicaye ku mukeka abaticayemo bakigira imbere hano harimo bicaye ku mukeka bakaza imbere y'abahereza kugira ngo umuhereza dutangire igikorwa cyo kuvura hanyuma izi mbaraga z'Imana zikore zibatabare yewe n'abari ku mpande impande baravura abantu bicaye ku mukeka baza ku mukeka uko hangana kose abatari ku mukeka bagaruka hano hanyuma umuhereza agatangira igikorwa cyo kuvura murebe bataza abarangi tuvura ku mugaragaro mujye muvuga ibyo muzi ibyo mwabonye ibyo mutabonye ntimuzagerekaho ibyo mutavuze abura ubaha igisubizo arahari
murakoze umushinge wahereza abarangi abana b'abarangi yari Nizeyimana Simo ndiwe mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Runda akagari ka Kabagesera aha ni akagari ka gatatu ku iwacu ni ngo nanjye rero ndashima abarangi ndashima yuko nabamenye bakantabara noneho bantabariye i Kigali ndimo mvuga ngo ko i Kigali ko nazayiguma ko ndimo ku bw'akazi umunsi navuye i Kigali bizagenda nanjye kujya mu mirimo nk'ingiye barahagukira abantu batabanyakamonyi ndashima ko namenye Ramazani Ramazani ntabafune nanjye bakavunja ndaya ngo mbashimire mwarakoze akayi nababwiraga aho mbashimire babakicu murabazi warabamenye umenya abarimu ubwabo ndabashima mwarakoze uriya ni mama wacu wabutara yose ni mama wacu wandi wagarukaga wa mwana bazanaga ndaryana wacu uriya ni mwishyura banjye uriya ni umwana w'abukobwa ni ukuvuga ngo abarangi barakoze nuko wumve ngo njyewe ndi mu yacu mu Rwanda baze mu bantu bari barabanze n'igihe habaga igiterane ku Kimironko narabazanye bahageze bahita bavayo batakirangiye babwiye ngo bazangaha barabyanga bamaze kubyanga noneho marayika barabizanira bazanwa n'abandi mama wacu rubazanye ubwo ngo baza baherekeze bamuherekeje abo abari gutera iwacu barasigaye ariko amaze gusigara ngira ngo nabamagaga buri kanya ariko mbona nabona ko batabishoboka noneho ubwo icyo nakoze gusa mwaratamye mwarakoze icyo nakoze ngiye ko nari nahantu reka ndebe ko nabashobora i Kigali ngira ngo nabo barabyanze bumva ko bagomba kuguma ahangaha ariko ahangaha naho bakazi nabo bashaka mu rugo n'ubu nabwo wumva nabwo bacyashaka mu rugo ni kubw'umurangi niwe uri gukora ndashimira ko mwaratabaye mwarakoze uriya ni mama n'ubundi bari kumukeka kandi umva ngo Ruyenzi arabakunda nubwo yageze no kumukeka akavuga ngo se ngo sinshaka ngo sinsubira ku Ruyenzi ariko wumve ndabashima ndagira ngo mumfasha gukaririmbo ndiri mu gatete reba akarimbo watwe bamfashe Neri kunjemo